Muraho neza bakunzi bacu ba Edi Gospel Rwanda, twifurije amahoro n'umugisha w'Imana. Murakaza neza kuri iki gihe cyiza cy'isengesho rya mu gitondo, aho dutangira umunsi dushimira Imana duhaye ubugingo, kandi twiragiza uyu munsi wose tugiye gutangira, tuyisaba kutuyobora mu byo dukora byose. Dutuze imitima yacu, twibande ku Mana, kandi twinjire muri iri sengesho twizeye ko Imana yumva kandi isubiza abayishakana umutima wose. Gusa mbere y'uko twinjira mu isengesho, reka dufatanye ijambo ry'Imana akanya gatoya, riri muri Zaburi y'ijana na makumyabiri n'umunani, riri ku murongo wa mbere, haranditse ngo: hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze, kuko uwo nguwo azatungwa n'imirimo y'amaboko yawe. Uzajya wishima, uzahirwa. Dusimbuke gato tujye ku murongo wa kane. Uku niko umuntu wubaha Uwiteka azahirwa. Uwiteka azaguha umugisha uva i Siyoni, nawe azabona ibyiza biza kuri we i Yeruzalemu iminsi yose akiriho. Ni koko azabona abuzukuru bawe. Amahoro abe mu Biseya, amahoro abe muri wowe ukurikira Edi Gospel Rwanda, ni wowe uri kubwirwa. Hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze, kuko uwo nguwo azatungwa n'imirimo y'amaboko yawe. Munsi nawe ndakwifuriza kubaha Uwiteka, kandi uyu munsi wose dutangiye ugendere mu nzira ze. Kuko yadukopeje, tubwiye ko ijambo riratubwira ko azatungwa n'imirimo y'amaboko yawe. Kuko ngo Uwiteka azatanga umugisha ku mirimo y'amaboko y'umukiranuka, y'uwuyubaha, ugendera mu nzira ze. Munsi nawe ukurikiye Edi Gospel Rwanda, ugendere mu nzira y'Uwiteka, wubahe Uwiteka, kuko kugendera mu nzira ze harimo imigisha myinshi. Tudatinze dufatanye mu isengesho, maze ubundi dutangire umunsi wacu tumeze neza. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira ko uyu munsi mushya uduhaye. Turagushimira ko waturinze iri joro ryose, ukatubyutsa bazima, kandi dufite amahoro. Uyu munsi turawugushyikirije, tujye imbere, ujye mu byacu, ujye mu bacu, uyobore intambwe zacu, uduhe ubwenge mu byemezo byose turi bufate uyu munsi. Uduhe imbaraga zo gukora neza, kandi urinde imiryango yacu. Dukingira ibibi byose, indwara, impanuka, ndetse n'ibigeragezo bishobora kutwibasira uyu munsi. Utwuzuze amahoro yawe ndetse n'ibyishimo byawe, kugira ngo tube umugisha aho turi hose. Ibibi byose bisa n'ibitwibasira, bidukurireho, tubere umurinzi. Ibyo byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, ubutware n'ubushobozi. Amen. Murakoze kwifatanya natwe muri iri sengesho rya mu gitondo. Niba ryabakomeje umutima, musangize n'abandi kugira ngo nabo bahabwe umugisha. Imana ibahe umunsi mwiza ubereye umugisha kandi wuzuye amahoro. Murakoze.